Reka mbasuze kandi mbifurize byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve kutubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. N'amakuru ari kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nyine ku muhanzi Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we Irene, aho rero bamaze gusezerana imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ko nyine bakoze civil. Ni ubukwe bwabaye rero benshi bagenda babigira n'ubwiru, dore ko atari ibintu batashatse gushyira mu itangazamakuru, ariko nk'uko dusanzwe dushaka amakuru yihariye ayayo yagiye atugeraho nyine, dore ko nyine yari byitabiriwe n'abantu benshi, ariko ba bantu ba hafi nyine sibo gusa abantu biwa hafi baje kumushyigikira, dore ko harimo n'ibyamamare bigiye bitandukanye by'umwihariko nyine ibyamamare tuzi hano mu Rwanda. Haba itsinda Vestina and Dorcas, Junior Giti nawe n'umwe mu bagiye kumushyigikira, ndetse nyine n'uwigeze kuba manager we Irene Morenzabe, dore ko nawe nyine yari yakandagiye ahangaha. Bamaze gusezera rero imbere y'amategeko. Ni umuhango wabereye mu murenge wa Kinyinya, aha ni mu mujyi wa Kigali, dore ko uyu nyine Niyo Bosco yitegura kurushinga na Uwera muri Mutarama, ni ku itariki 16, dore ko nyine abangaba batangaje n'igihe ni muri 2026 by the way. Uyu nguyu Niyo Bosco rero muramuzi ko yakunzwe kumenyekana mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, akaba rero afite n'izina rikomeye hano mu Rwanda, akaba afite n'inshuti nyinshi zigiye zitandukanye, haba abamureberera inyungu, abamuba hafi umunsi ku wundi, dore ko uyu nguyu nyine afite ubumuga bwo kutabona. Birumvikana nyine abagomba kuba hafi. Yeretswe rero urukundo muri uyu muhango nyine, dore ko ari umuhango twavuga ko ari umuhango wagenze neza cyane. Benshi bagiye banabigera ko bavuga ati uyu Niyo Bosco rwose nubwo arongoye umukobwa mwiza cyane w'ikimero cyiza, biragoye ko bazagumana, dore ko benshi bagiye banabatega n'iminsi bavuga ati aba ntaho bazagera, n'ibya bindi by'agatwiko k'abahanzi. Ariko kuri ubu ngubu rero amagambo akaba yari amaze gushira ivuga, dore ko nyine amaze kubisezeranira imbere y'amategeko. Iyi ni intambwe ya mbere twavuga ko ari intambwe nziza, ni intambwe nziza cyane rwose, nyine ku bakunzi ba Niyo Bosco, ndetse nyine no ku bakunzi ba gospel muri rusange. Uyu Niyo Bosco rero nubwo amaze gukora nyine ubu bukwe, ni ubukwe nyine bubanziriza ubundi bukwe nyine buremereye, amaze gushyira hanze rero indirimbo yiwe ejo bundi vuba cyane. Ni indirimbo rwose itaramara n'iminsi myinshi, ari kumwe rero n'umuhanzi Kazigira Amata. Indirimbo bakaba barayise Sinibagiye. Mu minsi 11 imaze kurebwa n'ibihumbi 132. Ni ibintu byiza rero, kandi ni ibintu by'agaciro cyane, dore ko Niyo Bosco adakunze gutanga collabo. Ntago akunze gutanga collabo, rero kubona yahaye collabo umwana uri muzamuka aba ari ibintu rero bifite agaciro cyane kandi bikomeye. Uyu Niyo Bosco muramwibuka rero ko yigeze gutangaza avuga ati ntago muzigera mumbona mu ndirimbo zo mu isi cyangwa se secular music, cyangwa se ngo mumbone ninjiye cyane mu ndirimbo za gospel. Ibyo ni ibintu hamaze nk'imyaka, ndibaza imyaka igera muri 4 cyangwa 5, uyu Niyo Bosco amaze kubitangaza avuga ko we azibanda ku ndirimbo zagirira abandi akamaro, no kuvuga indirimbo zahembura nyine abantu imitima yabo bakabasha kwegerana n'Imana. Ariko cyane cyane dore ko nyine we aba ari naho aba focusinga cyane, ni habasha focusinga cyane. Uyu Irene rero ni umukunzi nyine wa Niyo Bosco, bakaba rero bamaze gusezerana imbere y'amategeko. Reka tubabwira ati rwose felicitation kandi nyine congratulation. Nawe uraza kubyandika muri comment niba wishimiye kino kintu. Iyi ni intambwe nziza yateye, ni intambwe nziza rwose, nk'abakunzi ba gospel muri rusange babakwiye no kwishimira, uretse n'abakunzi ariko
ba gospel n'abandi bakunda indirimbo zindi. Murabizi ko uyu Niyo Bosco afatiye runini umuziki nyarwanda. Murabizi ko yandikira abanzi benshi bagiye batandukanye, aba ibyamamare byinshi mwagiye mumenya, hari indirimbo nyinshi rero yagiye abandikira. Uyu Niyo Bosco rero afatiye runini cyane umuziki nyarwanda. Ni ishema rero kandi ni ibintu bifite uburemere budasanzwe, dore ko nyine uyu Niyo Bosco agiye kubona umufasha uzaba umufasha nyine igihe cyose, uzamuhora iruhande akamumenyera buri kimwe, dore ko nyine hari byinshi nyine bazabasha kugeraho. Nubwo benshi bagiye bamuca intege, ariko ntabwo bagakwiye kumuca intege kuko nawe ni umuntu nk'abandi. Murabizi ko uyu Niyo Bosco rwose yanarebaga, uretse ko waje kuzamo nyine ibibazo by'uburwayi nyine birangira atabona, ariko mbere mu myaka ye ya mbere rwose yararebaga cyane rwose, bitandukanye n'ibyo benshi bagiye bavuga. Ejo bundi ari mu kiganiro cya Tycoon Ndahiro, aho yararimo amubaza abantu utubazo akagenda dusubiza nkaho nyine abo bantu ari kubareba, amwereka kuri phone. Benshi bagiye bavuga ati Niyo Bosco burya aratubeshya, Niyo Bosco yatubeshyaga burya arareba, ariko nyamara rwose we yabigarutseho mu kiganiro kindi yongeye gukora, avuga ati ntabwo nkwiye kugaruka ku kibazo cyane cyo kutareba, dore ko nyine ari ibintu yagiye agarukaho kenshi cyane. Abo rero n'abagendaga bamuca intege cyangwa se banamuca n'umugani. Reka tubwire rero ngo Niyo Bosco congratulation, gusa natwe turakomeza rero kubibera hafi, dore ko nyine ubu bukwe nabwo tuzabasha kubagezaho 5/5. Murabyibuka nyine ubukwe buri muri wundi mwaka 2026 tuzababira hafi rwose, kandi icyo mbasaba nuko mutajya kure nyine ya YouTube channel yanyu, YouTube channel nyine ibagezaho byose byiza. Icyo usaba rero, icyo usabwa no gukanda subscribe, ugafungura inzogera, ndetse ugakora share ku nshuti zawe nziza, kugira ngo nyine byose byiza bijye bikugeraho 5/5. Timwabanye nyitwa Wakanda, ndabashimiye.